ry'umukecuru igitifu yakubise. Narimvuze kugira ngo igitifu amfata amaguru w'umurenge akubite mu birenge byanjye n'inkweto zanjye yazijugunye andeba ukundi anyitegereza ndeba agatinyuka akamfata amaguru akayatendeka agakubita. Twebwe twibashije tuti ikibazo cyawe ni iki? Wabuze mituweli arakubitwa? Ngira kurya ni mana mfasha nta kintu ngira. None se ubu muragira ngo byagenze ne koko? Umukecuru w'imyaka 88 akajya ku giti agakubitwa ubushinga. Ntabwo byari bikwiye, nyine yagombaga kuduha igihe tukabyumvikanaho kuko kwishyura mituweli byo ni itegeko. Aba baturage bo mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana mu gahinda kenshi baragaragaza ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yaje agahera iruhanda agakubita, kandi ngo bagakubitwa bazira yuko batarishyura ubwisungane mu kwivuza. Ejo baje kudufatira mituweli baratuzamura, abantu bashinzwe irondo batugejeje hariya ku kibuga. Gitifu araza w'umurenge nta kindi yabajije, nta nubwo wisobanuraga. Wajyaga kuvuga ijambo mituweli agahita yagukubisa. Ngo gitifu yaraje nyine batwaye abanyerondo batugejeje ku kibuga, gitifu araza aradukubita munsi y'ibirenge, inkoni zo munsi y'ibirenge nizo yadukubitaga. Ubwo birangiye yurira imodoka aragenda. Ikintu cyambabaje ni abantu twari turi kumwe batujyanye bavuga ko bagiye kutwigisha, ndetse tujyana n'ubwo duhura na gitifu hano haruguru. Ndamubwira ubu mugiye kudufunga koko, murabona mituweli nayikura hehe? Njyewe yangezeho ambaza ikibazo cyanjye mpita nkimubwira, mubwira ko nta bushobozi mfite, najyaga nishyurirwa no kwa Hermani, none amafaranga bakaba barayahagaritse, nkaba ntunze abana 5 nanjye wa 6. Tugira ngo yenda twicaye uko turutaraye ashimishijwe no kugira ngo turambije. Yahereye ku ruhande hariya hirya, agira umugabo Munyensanga, agira n'indeho Shyaka n'abandi ntaza amazina. Arakubita ngo mwabura mituweli. None hangezeho ngo wowe mituweli wayiburishijwe n'iki? Ntabwo nishoboye. Ngo wishoboye? Ngo umuryango ungana iki? Ni umuryango ndi njyenyine gusa, ntago ngira kivurira, ahubwo nafashwa namwe. Ahita nshinguza mizi nkweto abajugunye mu kirere. Ngagira ate? Akura mizi nkweto izi gutyo arajugunya, asingira aya maguru arayatendeka maze arakubita arayacoca pe. Ibi bitagira rutangira. Banga kureba uko nkubita, banze kureba ubukunyunyu. Ubwo birangije asingira umukecuru utuye hepfo hariya, amukubita nawe ibirenge, inkweto yazikuyemo, amukubisa atayiwe. Gusa abaturage bose bahuriza kuko uburyo bwo kwishyuza mituweli bwo gukubita bwahinduka, bityo ngo bakabaho uburyo bw'ibiganiro bwo kwishyuza mituweli butari ubwo gukubitwa. Ikintu twasaba kuvuga ngo mwanjye ni umucumbitsi. Reka tugarukirije aha ngaha. Iki gice cy'imbere turaza kongera kukibumvisha cy'iminota 3 n'amasegonda 30. Wagira ngo ni nka theatre ndi kumva ko ubu ndimo ndashushanya mbona gitifu, urumva n'agakoni wayari guterura amaguru umukecuru n'inguti y'ababa bambaye nka zina. Asagara umukecuru afasha akagura aratera yashize mu kirere arahondaguye. Ugari nka nyina azanze nyina bamuteruye bapandishije amaguru gutyo. Mbega ubu ngako ntabwo ari umukecuru wamuteye, ahubwo ngako uwo muteye ngako no bavuganye muri icyo gitondo mbere uko ajya kwegura umunyafu gukubita ubukeze. Reka twakira abantu ku murongo wa telefone wa 0788307918 na 3010. Twakire uno ku murongo wa telefone. Yes Radio 10. Mwaramutse? Neza. Ariko se uko twumva bariko ubwo uwo mugitifu kuduka abantu bari muri zose kuba bariza amashuri yigi baragana he? Ariko amashuri ntabwo avanamo, ahubwo bubaze yarerewe he? Nta amashuri burya ushobora no kwiga ukarangiza PhD ukirimbwa.
yewe ubwo ngende kumva nuza papa kipiza arabivuga ngende kumva ari nka théâtre kabisa ntabwo njye ngo narushinga kabisa ubwo dufate ko turimo kurota ubwo turacyaryamye mbese oya ntabwo ari ukurota ahubwo njye ngo ndi kubireba nkasanga ari nka filime nawe byibazaho urebe nawe urebe ko utakubera nka filime ubwo wahana icyo wakoze umwaka w'igite ntabwo arawukira kabisa muravuga ko ari nka théâtre ariko kuva namenya ubwenge ngatangira kumva indamutsa kuri Radio Rwanda nta hantu na hamwe nigeze numva umukecuru akubitwa babikina uzabaza namukesha abatware mwana hamwe bakinnye bakubita umukecuru gutya birababaje ibi ntabwo ubundi ikinamico ikina umuco nye kinasububwa yewe ngo cyokoze leta n'imwito kandi nagereza uwo mwaka niyo yaba yigezemo kwanga azayikora amabere akawukura umwaka niyo yakora ingendo ntagatifimaka ntazamwakura buri niyo yakora ingendo ntagatifimaka inshuro nk'ijana reka niyo yagenda agatera amabuye ryabuye reka ntiyafashe imana igicumbi naho ni ukugumya kuhugura nta kundi ngendo ubwo ni uko urakoze cyane kuko waravuga ati no mu gitabo gitagatifu Korani ravuga ati ijuru riri munsi y'ibirenge by'umubyeyi wawe uriya ni umubyeyi wawe ni nyogokuru ahubwo wakubise ijuru wakubise imana umwaka gusa twakira hanyuma mutubwire n'iwanyu niba bihaba mwaramutse mwaramutse neza Byose y'Urubavu yego Faustin ndi kumva ngibyo ewana kumva ngibyo ibintu bitabaho buriya ese wahangara ugafata mbese ubu ni umwuzukuru zawe arafasha arahonda arakubita buriya se wamushyira mu rwego gitifu buriya umushyire mu rwego njye urambaza iki ubwo burangiye ni kubona ngo nubwo bamwirukanye gusa yaramuhagaritse n'ibindi bintu gusa ariko kumuhagarika gusa atarirukanwa ubwo kwirukanwa bisaba ko haba inama si yakagombye kurangirira aho ngaho rwose umuntu ukubita umukecuru nk'uwo myaka 88 yazijugunye andeba ukundi anyitegereza ndeba agatinyuka akamfata amaguru akayatendeka agakubita twebwe twibajije tuti ikibazo cyabaye ni iki wabuze mituweli arakubitwa ngira kurya ni mana mfasha nta kintu ngira none se ubu muragira ngo mbigenze ene koko turabirambura mu kanya mukamenya yuko uyu mugitifu yaje guhagarikwa ku mirimo nyuma yo gukubita umukecuru w'imyaka 88 muze kuduhohamya namwe mufite aho ngaho Ramesh bavugaga kuri Pro Water Rwanda Yahoza byare muvugana Ruhango Yego mu Ruhango amakuru Ruhango byari abayobozi bamezera ku abaturage mutubwira aba bakubita tubavunira umuho umudugudu wa Kibatiro bose umudugudu w'Itatira ku abaturage naho barakubita se arabakubita akabanona amaguru duha urugero we yakubise witwa nde aherutse gukubita witwa nde arabakubita rwose sinzi impamvu sawa kugira ngo inkuru udubwiye yizerwe uduhawe urugero gutanga urugero ni byiza niba byarabaye utanga urugero ariko iyo urubuze n'igihe tukeka ko ushobora kuba unatubeshya reka twakira undi Yes Radio 10 telefone yawe yanze reka twakira undi twihutisha ubutumwa bwinshi mu bwohereza kuri Facebook twashizeho insanganyamatsiko kuri Twitter mwoherezeho ubutumwa bwinshi turaza kuza imyuka turayifite turaza kubusoma mutuhamagare ku murongo wa telefone nusanga ya 0788337918 iri bize cyangwa se iriho abantu benshi hamagana 3010 reka twakira undi Yes Radio 10 Mwaramutse neza Mwaramutse Amahoro y'Imana bane nawe kandi muhorane mu mwanyi herereye mu Bugesera nitwa Miki Ego Miki mu Bugesera mu murenge wa Juru twebwe rwose icyo kibazo ntabwo gihari gusa umuyobozi yarababaje ibintu yakoze ntabwo bivugwa rwose ariko nuko wagira ngo babona ubuyobozi bagatangira kuzamura inugu
naho bajye bubaha abayobozi bakuriye baba barabashyizeho. Njye namuherukaga akiyobora Karenge ntago yari yakajya muri ako gace. Muri Karenge ntabwo yajyaga bakubita munsi y'uturenge. Mu murenge wa Karenge rwose nabonaga ari umuntu witonda, sinzi ukuntu byaje kugenda. Yaje guhura n'iyi Nyabingira. Ubwo yageze mu Nyagahari biramucanga ntago tubizi. Yahuye na Nyabingi banza uriya munsi ushobora kuba yarahuye n'imyaka. Gusa abandi bameze nka we rwose bahindure pe ntago uru Rwanda rwacu ari aho rugeze. Urakoze cyane. Murakoze nawe twese. Sogokuru niwe yajyaga avuga yabonaga bimurenza ati ni shitani y'amaguru 6 mpuye nayo. Reka twakira undi ku murongo wa telefone, muduhamagare ubutumwa bwanyu bwo turabugarukaho mu kanya. Ngiye kwakira undi muntu ku murongo wa telefone. Yes Radio 10. Yes Radio 10. Ana nangiriye amazina y'abonye ariko ikintu kirimo ukuvuga ngo akubita bagira bitondera abantu b'abakecuru cyane. Abandi se bo biremewe gukubitwa. Kugira uburyo babirwara bigakira vuba, ariko sore abantu ko baranegekaye na kera na mbere. Noneho binyibukije inkuru umunsi umwe mu murenge w'ahantu bitaga Murambi ya Karongi. Yego. Ari kuri sako ariko wa gatanu nimugoroba. Umugitifu yaraje. Umugitifu umurenge wa wiki. Umurenge. Ana areba ukuntu abaturage batonze umurongo w'ishuri y'Imana yabuze. Ngo dore kandi ibi byose bikora. Ngo ngwiki? Kandi ibi byose uko byagiye aha ubejo sinzabibona ku muganda. Ngo ibi byose uko byagiye aha ejo sinzabibona ku muganda. Ngo ibi byose sinzabibona ku muganda. Noneho umusaza umwe yaravuze ati ariko se none se aya mafaranga noneho mukareba mwatugira akadomo amafaranga yacu kareba ko ejo tutazaza tuzajya tuza tutari. Yamanutse mu polisi mu ruhara rimwe gusa. Amaye nka data. Ari ijambo ku masikari. Ayiwe data we. Ariko cyakurikiyeho nawe nuko ikintu yamaze. Abantu bakuru rero bajya bitondera banza hari imivumo ibaturuka abamenye. Yewe data we, umva urwo rushyi mu ruhara rw'umusaza rwose ugatinyuka ugakora umusaza mu ruhara ngo dore ko ibi byose byagiye hano kandi ejo ntibizaboneka ku muganda. Tuzajya tubakeka ko mushobora kuba mukoresha na bya bindi polisi maze iminsi yiga, kuko nta muntu muzima rwose ushobora. Reka twakira undi muntu ku murongo wa telefone. Yes Radio 10. Mwaramutse. Imana igiye magana. Turumiwe twifata ku myanya ndanga kumirwa. Cyo mbega gitifu kwa amabara. Uwari muzaje mushiraho ngo uwari kuko bataza kuvuga ngo aracyari gitifu, reke gusiga imbyiri. Arabinya makuru nabanye byanditse ngo baramwirukanye ibindi ngo yarahagaritswe, ubwo turakomeza tushakisha. Sira makuru mutwe ko neza ko kwita umusaruro kwa ko bonga. Sana ari. Wowe rwose. Ariko njyewe ndasaba baduhamagara ikintu mbasaba abaciye no kuri Facebook mukomeze mu gihe mutuhe ubuhamya bwaho ngaho. Ntabwo dutinda ku muntu umwe kabisa kandi yaramaze no guhagarikwa. Bwari nk'ubuhamya bwerekana ko bihari mutubwire nawe iwanyu amazina muyatubwire, ntimugatinye uhishira umurozi akakumara ku rubyaro. Mujyamo batubwira. Reka twakira undi. Yes Radio 10. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Ngose ni muzi bafashe cyane. Egera telefone yawe uvuga abantu bakumve neza. Ndekori babaje kugira ngo umuntu w'umuyobozi ahohotera umuntu ukuze nk'ubu. Ntabwo ibyo ngibyo bikwiriye rwose. Uri mu uyu murenge witwa nde? Mu murenge wa Mageragere nitwa Mukamana. Muri Mageragere ntabwo bajya bakubita abaturage wenda babaka mituweli cyangwa se bihaye gusiba nk'umuganda? Ibyo ngibyo ntabwo bibaho
hariya amageragere ntabyo mu mujyi wa Kigali wihaye kubikora uhura ruva gusenya reka bifatira abaturage bo mu Dusaka kwa Christopher reka uriya ni imfura y'Imana rwose ntabwo yakora mu bintu Imana bavugaga ko yari imfura numenye ibibyuka byafasha umuntu oya Christopher nibiza sabe rwose tumwifurije ko bitazamubaho. Yes Radio 10 hano ego bana ibyo ni ishyano ryagwiririye igihugu ishyano ryacitse umurizo man n'abagitifu batuyoboye nabo batangiye kujya badukoramo babakoraho nyine byaje uwo bamuhanira urumukwiye ntabwo wibuka umuntu wigeze umuyobozi wigeze gusunika umuturage ku mukingo urabyibuka ni mu murenge wa Kanega mu karere ka Gicumbi icyo gihe Gatabazi ntabwo yakabaye gavana banza atari yanagasubiye mu nteko yari akiri muri CNRS. Birababaje kabisa. Yes Radio 10 Allo mwaramutse neza Vincent mu Rugunga amakuru ni meza mu Rugunga gitifu wanyu yitwa nde ntabwo muzi izina umurenge n'uwe ni Nyarugenge kare ka Nyarugenge umurenge wa Nyarugenge ngo ni Fani Fani ntabwo ya umugore buriya Jesse njamenya abagitifu imirenge noneho nafite icyaro cya bitene yigeze kuza hano mu Rugunga nyine hano muri serikere umuyobozi w'umurenge none baravuga nyine mu bintu bya mituweli nabaza cyose nk'umuntu udafite umuryango ashaka kwitangira mituweli byagenda ute nkokeka ngo ushatse umugore ngo nibwo ngo byakutse ese umuntu ku giti cye ntabwo byashoboka ngo ntibyashoboka ngo ubwo se wamenya wandikaye wowe bakakwandika ubwawe none bashyizemo akaburyo umuntu we ku giti cye apana ngo ni ababyeyi umuntu akiyishyurira mbona aribyo byaba byiza kurenza uko bajya bakubita abaturage. Arabakubita se Fana arakubita? Aho yakumereye ko umukecuru bafashe amagara babaza ariko rero umugitifu koko ako mbere yo kumuhagarika nizeye ko n'ubu ngo bagikurikiranwa Sherekane duhamagara mu Rwamagana bakatubwira ibyo ariko inkuru ziba zaranditswe yabarashyikirijwe inkiko kandi kira n'icyaha ubundi twari kuba twaranabibonye gukubita umuntu Sherekane niba wenda nta gihamya ihari ura mukecuru gihamya se so umukecuru we nta byivugira ubona bivuga n'ibihagije bana nama Sherekane hari video zigaragaza abatanga ubuhamya se nabo bose bari hari ubuhamya buhagije no se video yayikuraho mu kabyara Erega bisaba ko bujya kwa muganga bagapima bakarwa niba hari igufwa ryavunitse cyangwa ritavunitse nayo ntabwo bakubise se wazajya uhohoterwa utegereje ko igufa rivunika ukabona waruzi ko muri noza mu bihugu by'Uburayi na za Amerika umujura gutera iwawe iyo ageze muri saruka musanga mutemerewe kumwica kandi ndakubwiza ukuri ariko yibeshya akarenga saro azikaza mu kindi cyumba hoho wamwica sureba nyuma y'iki kiganiro dukoze tegereza urebe bizakurikira bahagarariye abagore za performance zigiye guhaguruka umugabo uragiye zitarahagurutse kera niko batari haguruka yari umunyamujyi baza bata uwo mu cyaro se ntanda ntibimureba bakorera mu mujyi gusa haguruka yari umunyamujyi bakubise reka twakira undi Yes Radio 10 Allo Naramutse nshuti banyituye Imana byize ndi hano muri Kokobe ni mu kahe kagari w'umurenge akarere ni mu Nyakabanda mu mujyi wa Kigali yego Kokobe urayizi Nyakabanda iyoborwa n'uwitwa Desire niko ye Kokobe urayizi ni mukani no mudugudu mudugudu wa Kokobe twebwe ibyo ntabwo tujya tubigira ahubwo ndumirwa pe iyo bibaye ahandi ndumirwa erega si no gukubitwa gusa hari n'ibindi muba muvuga ati uyu muyobozi wacu hari ibyo akora bidakwiye birimo biri ibintu byinshi cyane uko babayobora kuri Facebook twababajije bitaranga umuyobozi aho iwanyu babayobora bati nta kibazo rwose batuyobora neza nta kibazo okay aho ni Nyakabanda namubajije niba azi Kokobe yanga kunsubiza abanza atayizi Kokobe ni mwene wabo w'ingwa
ingwa ikigwa kirabacukura mu cyaro babisiga inzu koko bereri bari umuhondo bari ingwa y'umuhondo. Reka twakira undi ku murongo wa telefone. Yes Radio 10. Disalo. Yego. Ndumva ngewe ko twanenga nk'aho abayobozi ba hano nk'aho bakecuru baba bagiye wenda mu tugari gushaka nka serivisi runaka bari banza utubwira aho utuye uduhe n'urugero rwiza cyangwa rubi. Aragiye ariko umukecuru bura ni umuntu ukomeye cyane. Niyaje akasanga hari umurongo bamutambutsa mbere. Yego. Kumukubita rero nukuba watewe na satani. Yasanga wicaye mbona ko urahaguruka ukicara rero nk'ibyo. Ba gitifu rero bikomanga ku gatuza ukagira ngo ni bambayeho zanti. Oya kamera nka baba rumuna bacu n'abakuru bacu baherutse guhabwa amazina ejo bundi. Akikubita mu gatuza kiga rwose. Bari abaherutse guhabwa amazina bazikubita mu gatuza nibura bagejeje imyaka nka 15 cyangwa bamaze kuba silverback. Bikubite mu gatuza silverback bamaze kugira imvi ku mugongo. Uso umuyobozi hariya nitwabivuzeho mu cyaro. Urugero tuve ku ba meya dufate meya kuko meya se jya no ku gitifu w'umurenge wo mu Gasaka ake wenda mu kagari runaka ureba ukuntu rwose abantu icyo bakibataha. Asumana turasa kuwakira nyuma ya saa 3 wenda saa 3 n'iminota ingahe ariko narakubwiye ngo ngewe iyo ntagira Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi ngo nge mu ishuri nige nkaba mba mu cyaro n'amashagaga yanjye mbamora fungurwa nk'inzugi kuko ibintu bibera mu cyaro hariya aho bagenda bagafata umuntu wari utangiye kwiyengera ibitoki urumva ibitoki yatangiye kubyenga biri hafi kureta ngo vayo mu nama hagarika ibyo urimo bigahita bipfa bigatema hagarika ibyo urimo nonaha aho hantu urumva nari buhabashe have hagarika ahantu basanga uri kwikamira inka inyana imaze konka barayifashe watangiye kwinikiza ibyo urimo n'ibiki ibyo urimo bihagarika ko tugende mu nama aho nari buhabashe tuje tuvugisha ukuri nari buhabashe koko yewe aba bantu rero turabaha telefone muduhamagare mutubwire iwanyu niba bigihari wenda wasanga bitakihaba yaba amahire kuko igihe bagitifu gukubita abaturage kigeze kugerwaho buri gitifu akarangwa no gutwara inkoni nyinshi cyane umuba w'inkoni mu modoka imodoka yaguriwe n'abaturage agatwaramo inkoni zo kubakubita yagera ku gasantere akareba bicaye abarwaye imvunja muze hano venezi si vure ryama kubita mu ngororero n'ibyabaye agukubitira n'imbere y'umugore wawe cyangwa abana bawe yafashe n'ubwanwa agapfura upfuye ubwanwa nakuru bari bagifite amaraso ashyushye bakirangiza za kaminuza icyo gihe imirenge yayoborwaga n'abasore rwose ubu wenda bamwe bamaze gusaza ubu rero abagitifu ubona haravuga ari kumvikana ko abafite na ba escort guhera kuri daso ikintu cyambabazaga no kubona abanyerondo cyambabazaga no kubona nk'umuntu ushinzwe polisi nkaho ku murenge agendana n'umuntu ufite stupidity nk'iyo anamutegeka asa nkaho ari umuherekeza amutegeka ako uzize abagitifu aho babegereje abatwara yaraduhemukiye aho babegereje inteko nako izi abashinzwe umutekano abanyerondo kuko ngo niwo muyobozi w'irondo kera habaho road defenses ngo niwo muyobozi w'irondo ku murenge n'ubundi burango niwe ushinzwe umutekano mu murenge niyo haba harimo mu majoro ukoreramo urumva noneho mukesha batwara yaraduhemukiye kuko niwe wazanye izina rya gitifu bundi ni secretary executive secretary yes urumva noneho executive secretary iyo executive noza mukesha batwara yita ngo ni gitifu muri publicité yakoraga izina rirafata ngo ni ikintu nyine ngo kiremereye cy'igitifu nyine cy'igifute you know nawe yaguhamagaye kuri telefone ngo allo ngo nkusi we karame ni gitifu wa ni gitifu guhamagaye gitifu cyangwa yabona utamwitabye akohereza abanyerondo mugende mubwirira mbesiriza inyitabe hano ngo erega n'udukobwa twiza ngo nutwaba gitifu ntuza yarabiririmbye igishaka iyo ndirimbo ya ndirimbo ya King James urumva ngo baherutse kumva ko na gitifu amushaka
ntakirya ibirayi ngo ashaka kubaho nk'abanyaburayi. tugiye kumva isaha tugaruke twongeye tubakire ku murongo wa telefone. Abayobozi baritwara bate, ababayoboye aho ngaho bimeze bite? Iyo ndirimbo barya yitwa ngo iki? Iyo ndirimbo yakingiye aba bantu banza ari bo bayizi. Iyo ndirimbo yitwa ngo iki Ariete? Urayizi? Iyo ndirimbo baririmba ngo mperutse kumva ko na gitifu amushaka. Yaciye ibintu. Yarayiciye koko. Aba bana baba babizi. Yaciye ibintu. Niba ari ibiki? Ishaka. Tugiye gitifu amusaka buriya kingiye busafite inyinya. Uzu wakinye nka gitifu. Yes. Emusitino. Niwe yabaye gitifu. N'amadoka yabo zabo za Havari. Bivuga by'ubuhindi. Baba biza ngo ni gitifu. Mbere babahaye byitwa mahindra. Ingitifu. Yarari mutino. So nuko memeretse ukumva inkuru na gitifu amushaka yari kugukubita munsi y'ibirenge ukabyumva. Reka dukomeze tubakira ku murongo wa telefone. Imyitwarire y'abayobozi b'inzego z'ibanze harimo guhohotera abaturage ndetse ko barengera bakagera naho babakubita. Radio Disalo. Yego. Mwaramutse neza. Wenda sinavuga ngo birashoboka ko wenda inkuru sinjye ntabwo ndabanza mbanenge ko inkuru muyitangaje wenda nta gihe ariko ubwo wenda niho muyibone ntabwo twatangaje inkuru twazanye ingingo nayo inkuru twayivuze uwo munsi byabaye. Ariko rero ibintu duhora tubivuga buri gihe uretse ko nk'abanyamakuru mukora ibyo mushoboye namwe cyangwa niko nabivuga. Ariko iki kintu
ikintu gitera ibi ahubwo njye ku ruhande rwanjye ndabanza mvuge ko ari ubukunguzi uriya muvandimwe uriya akaba yari nka nyirakuru cyangwa wenda nyina simbizi sinzi imyaka ariko umukecuru bavuga ko afite 85 wenda yakaba yari umuhungu we cyangwa ari umwuzukuru we ibyo ubwabyo ni amahano ariko ahandi ntumvikana namwe nuko muvuga ngo ikubita umukecuru ubundi we utari umukecuru wakubitirwa icyo ni cyo cy'umuntu yakaba yakibaza aba bantu bigize ndakoreka ariko imvano y'ibi byose ni ibyo twavuze mu myaka ishize kugeza n'uyu munsi njye mbigarukamo igihe cyose umuturage adafite uburenganzira ku muyobozi icyo gihe tuzareka gukubitwa uretse na gitifu hari n'abandi ntakwirirwa bavuga imvugo nyandagazi hari ibyo twavuze mugikora kuri stiredi urabyibuka umuyobozi yari mugira ngo nko mu rwego rwa minisita cyangwa urundi rwego abwira ngo muravuga gutyo mwaramutse neza waramutse ni muvuga na ndero bavunga Rubavu urahagana ko bisamira cyane ko bisamira cyane ndi mu kazi turabakunda mu biganiro byanyu ahubwo ariko abayobozi b'iki gihe usigaye ureba iyo umuntu atifite uduceri nta serivisi ushobora kujya gutanga cyangwa se afitanye ikibazo n'umuturage bakareba uburyo ki umwe ahagaze muri bo ugasanga ufite amafaranga arakomeje utayafite aguye hasi ok sawa urakoze cyane turakomeje tugenda tubakira mu kanya turaza kureba ibitekerezo byanyu mu byohereze byinshi mubyohereze kabisa mubyohereze tuze kubicishamo amaso. Yes Radio 10. Hello. Ego. Naramutse. Ego. Nanjye rwose ndarenga abayobozi bageze kuriya bandika Shiro ndi mu murenge wa Gitega. Gusa birababaje inshuti zanjye ndakugenda mu byaro cyane. Uretse n'uriya muyobozi umeze kuriya usanga mu cyaro hari abantu baba barabaye ibyigwamana ari bameze nk'abategekera kuri imirenge. Noneho ugasanga abo bantu nibo batekereza imirenge nibo bakorera imirenge ugasanga gitifu aho ngaho tu ari uko exectif nta kindi kintu kirimo akora. Birababaje kumva umuntu nk'uwo ngo yahagaritswe gusa batava ku byo na riba bigiye bamukurikira yamufashe. Naho kugenda ku nama nyobozi n'inama njyanama zamuhagarika mukureho ntabwo bikwiye cyane cya kiba gikwiye gutagikurikiranirwa aho ngaho riba igahita ibigiramo aho ngaho kugira ngo n'umuturage abone ko afite agaciro. Bitagenze gutyo igihe cyose umuturage ahora munsi y'umuyobozi kandi umuyobozi aba yaje gukorera umuturage. Nongera kuba byiza rero n'ibicyaha gikozwe gihita gikurikiranirwa aho ngaho ribe bijyemwo abamukuriye babijyemo. Njyana intandaro byose ni uko bari basigaje 3% ya mituweli. Iyo 13% rero ko bitari bwuzure avuye ko ari amabwiriza yuko bagomba kuyuzuza ntibaba bararuzuza akaza yenda mu baturage bakubita iyo pressing yose iyo pressure abayobozi bose bakwiye kwijyaho iyo shinga kurikirana yose ku murongo haba bagashaka kujya byo kubikoramo. Urumva njya mwana yiboneka abaturage nta kiranira barumva bajya ku murongo iyo batwaye neza. Ikindi kintu mbona kibitera ni uko umuyobozi usanga avuye nk'icyangugu akaza kuyobora umurenge runaka ntaza abakecuru ntaza imfubyi ntaza abapfakazi yaza baba bifatenge bavuga ari kijyana bakamujya mu matwi ugasanga byose abantu bose mu gatebo kamwe ntaza imfubyi ntaza abapfakazi ntaza abasaza ntaza insike. Urumva nuko bakujya politike ivuga ngo buri murenge ukwiye gushaka umuntu wize uzera umurenge akuva muri umurenge niba amahugurwa akoreshwa bizoberwa neza. Ndabaha ingero murebe Rubavu murebe Ruhengeri uko babayeho murebe Mutara ibibazo byo bayo murebe Cyawe ibibazo byo bayo bizamuntara nk'izo ngizo za Butare za Karama zahe abo barabazi hanze bakaza kureba aho ngaho. Nibaza impamvu bava hanze bava mu ntara zindi bakaza kuyobora mu mirenge batazi kandi muri iyo mirenge hari n'abalisansiye babuze akazi bafite banabyize abakwiye kuba bagiye bizagira iki bagaha umwanya wo kureba abaturage babo. Muri uwo murenge akarere ka Nyanza
akarere kaza gatera imbere bitewe n'iki kayoborwa n'abana baho urumva ari mbere niho abava iyo rumenge niho abava naho ngaho sinibaze ko iyo politiki kandi zitakora uburere buhora inyuma mu ntuza mu mihigo ni uko abafite abayobozi bavuye hehe bavuye ishyanga bakadoktora bayobora numva nabyo byawe kugenderwaho n'abayobozi bakubita abaturage ni uko baba baje bavuga twaje kubategeka ntabwo twaje kuyobora ugasanga mu byiza avuye hejuru nawe akazakora Afurika ashyiramo imbaraga nyinshi murakoze uyu muvandimwe arakoze cyane kuko atumye najye nibaza ubwonko bugere naho bushaka kunanirwa biriya bintu byavuye byaho umuntu ajya kuyobora hatavuga atazi ibyo ariko abaturage baranabisabye kera bakavuga ati iyo tuyoborwa iyo byaba bityo tukayoborwa n'umuntu uzi ahayobora neza inguni zose azizi abaturage bamuzi banamwiyumvamo azi za kano zibaho azi ahantu hera ibijumba azi ahantu hera ingano azi ahantu urutoki rwera azi ahantu hakunda kuba abajura muba muri aho mukabona runaka turutse hirya ati twakire Asumani Rugari Asumani waramutse neza usari ndumva uvugira kure reka nongere volume yego nariko ngenda kumva neza turakumva Ramesh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh uswari ibyo bintu usorejeho mu kanya sinabivuze inshuro nyinshi ni bishoboka bite ko umuntu ava iburasirazuba akajya kuyobora abaturage ba Rusizi urambwira ngo ibyo ni bisanzwe umuntu ngo ashobora kujya gukora aho ashaka yarakazi yarakazi nyamara iyo uciye mu ishyamba utazi waca inkono utazi ugenda mu ishyamba utazi ukahaca inkono utazi sinari ntuzi ongeraho na bya bintu by'uburyo bajyaho matora ubundi bagitifu ntabwo batorwa bakora ikizamini cy'akazi byagombye guhinduka ibyo mwavuze ongeraho n'uburyo bajyaho utekereza yuko umuntu ngewe nzi umuntu usigaye wayoboraga muri Kayonza umujyi mu nzego z'ibanze ubu ari mu mujyi wa Kigali ubwo yagaragaje ko azi kuyobora baramuzamura baza kumuyoboza hafi y'izuba nje rero ntabwo ndi bubice ku ruhande ahubwo ndongeraho n'imbaraga ziba zaratumye bajyaho ibyo by'ibizamini biza nyuma ni maronesho ni umuhango gusa kubera iki harimo n'aberuka ngo ntabwo muzi uko naje nibo bakora ibyo ngibyo abenshi ntabwo muzi uko nagiyeho ntabwo ari mwankizeho mwangegeramo banatukana nyirabayazana w'iki kibazo w'iki kiganiro suriya mu gitifu wa Munyiginya nari ikindi mutari muzi rero burya ngo yitwaga duwayo w'abagitifu bose mu Rwanda are you sure cyane ubwo nuwuhe muntu waba waramuheneye mvada uriya munsi ariko reka mbibwirire abenshi barasenga baza gusomera muri Bibiliya Zaburi 50 Zaburi igice cya 50 murongo 21 urumva haranditse ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanywe nawe rwose umunsi umwe nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana byose ubwo uwo ndimo kubwira nawe rero ni mugenzi we baturanye n'undi uyobora umurenge baturanye witwa Mwurire urirwa apakira abaturage muri butu ngo y'imodoka yabaye igikangisho butu yabaye butu ngaho abayoboza kuri imbere y'abaturage arandagaza ibaze kubwira umuyobozi imbere y'abaturage uvuga ngo cyara hasi wowe ubundi ngo waranshitse wowe ubwo arabwira abayobozi akuriye imbere y'abaturage mu nama ngo waranshitse hariya ariko hano ntuzanshika arabwira umuyobozi mugenzi we ati nzagupakira muri butu wowe nzagushyira muri butu ibyo nibyo biranga ayo mazwi urayafite Asuma mfata wayampaye uzigireyo nubishaka yita abanyamakuru tugira icyo bita synergie synergie yes yihorere sawa uko biri kose ibi ngibi biriya byo ni amahano kabisa babyita amahano mu Kinyarwanda uko bituma umukecuru uretse bavuga ngo uri umusaza Rukindi
ibyo ntabwo bihagije wagira ngo bizarangirira aho se sawa n'ahandi ese mukandi wabwira n'ahandi Asumana arandishije niba hari umuntu upakira abantu muri butu bitagahinda ahubwo numva ibyo byaba birenze reka twongere tumumvishe wa mukecuru bakubise ande uko bigenze ne koko umunyamanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yaje agahera iruhanda agakubita kandi ngo bagakubitwa bazira yuko batarishyura ubwisungane mu kwivuza ejo baje kudufatira Romeo nyiri irijwi ni ryande ntuza Yusufu wo kuri BTN okay mituweli baratuzamura abantu bashinzwe irondo batugejeje hariya ku kibuga gitifu araza w'umurenge nta kindi yabajije nta nubwo wisobanuraga wajyaga kuvuga ijambo mituweli agahita yagukubise ngo gitifu yaraje nyine batwaye abanyerondo batugejeje ku kibuga gitifu araza aradukubita munsi y'ibirenge inkoni zo munsi y'ibirenge nizo yadukubitaga ubwo birangiye yurira imodoka aragenda ikintu cyambabaje ni abantu twari turi kumwe batujyanye ko bagiye kutwigisha ndetse tujyana n'ubwo duhura na gitifu hano haruguru ndamubwira ubu mugiye kudufunga koko murabona mituweli nayikura hehe njyewe yangezeho ambaza ikibazo cyanjye mpita nkimubwira ko nta bushobozi mfite najyaga nishyurirwa no kwa Hermani none amafaranga bakaba barayahagaritse nkaba ntunze abana 5 nanjye wa 6 tugira ngo yenda twicaye uko turutaranye uwo mukecuru araje w'imvi ashimishwa no kugira ngo turambije yahereye ku ruhande hariya hirya agira umugabo munyensanga agira n'indeho ishyaka n'abandi ntazi amazina arakubita ngo mwabura mituweli noneho hangezeho ngo wowe mituweli wayiburishijwe n'iki ntabwo nishoboye ngo ntiwishoboye ngo uri umuryango ungana iki ni umuryango ndi njyenyine gusa ntago ngira kivurira ahubwo nafashwa namwe ahita ashinguzamo izi nkweto abajugunye mu kirere ngagira ate akuramo izi nkweto izi gutyo arajugunya asingira aya maguru arayatendeka maze arakubita umukecuru itaterura akaguru akagashyira hejuru ibi bitagira rutangira abadufashe bahise bagira ubwoba bareba gutyo babadasaba abanyerondo bariruka bareba hirya ngo batareba ubukunyunyu bwa nyirasenge ubwo birangije asingira umukecuru utuye hepfo hariya amukubita nawe ibirenge inkweto yazikuyemo amukubisa atayiwe gusa abaturage bose bahuriza ku kuba uburyo okay nta kuntu wareba hagati y'amaguru y'umukecuru ngo biguhire mbabajwe na nyina wabyaye uriya mu gitifu uwo mugabo sinzi ukuntu ubu ngubu amerewe yasebeje ababyeyi sinzi bamureze n'ukuntu areba ubu ngubu cyangwa sinzi n'ukuntu aryama agasinzira bugacya ubusa aca hehe ahubwo baza yongo dore umuntu wabeyuye amaguru y'umukecuru reka cyangwa ni ugukubita cyangwa ari gufata amaguru y'umukecuru ukazamura reka tubanze dutumike tugaruke noneho tureba n'ubutumwa bwanyu bibise ko byiza. Welcome to another exciting city. Did you know that starting June 2019, Rwandair will be flying you to Tel Aviv? Prepare to embark on a journey of breathtaking discoveries and explore the beauty of the Holy Land through the gates of Israel. For more information, please call us on 0788 177 000. Email reservations at rwandair.com or contact your preferred travel agents. Rwandair. Fly the dream of Africa. I love Radio 10.
iyi ni radiyo disi saa 2:21 hano muri studio zacu ikiganiro nizinduka. Mbere yuko dusoma ubutumwa bwanyu bakunzi bacu tugiye kongera tubabwira abafatanyabikorwa bacu biganjemo Pro Water, AB Bank, Mango Akabuto 4G smartphone, Sofaru na Sound Panel Acoustic Engineering Limited. Nkiyama umujyama muri phone yanjye namwise 7D ntungaburira 7D ntuzuzwa nize ntuwandihiye amashuri none urantukira icy'inshuti ati ko unize wiri ayayayaya utayibaba kabisa. Ibyo bigaragaza ko uri umunyagitugu number 1 pay. Ubabaje benshi ntubuze kimwe, abababaye bababare. Radio igira editorial line, iyo utajyana na editorial line turakuniga, it's our right. So hanyuma rero AB Bank zigama ubone double, mubimenye ko amafaranga mwabitsa ahantu atunguka mugomba kuyimura mukayajyana he muri AB Bank, kuko ariho azunguka cyane nko kuri konti yitwa wongera cyangwa sarura. Amahirwe yandi yongeraho nuko ushobora gutombora kuko wafunguje iyo konti yo kuzigama. Telefone ni 078831 078831 91 08 cyangwa ugasura urubuga rwacu abbank.aw, kimwe nuko wagana ku mashami ya AB Bank akwegereye. So hanyuma ibigega byacu byo muri Pro Water dukora ingero zose z'ibigega bifata amazi kuva kuri litiro 100, 210, 500, 750, igihumbi, litiro 2000, litiro 3000, litiro 5000, litiro 10,000 n'ibindi byose wakenera. Ubu waburamo ikigega koko hagura wigondera, ntabwo wakibura kandi cyamakiya. Hari n'igihe utayabura ahubwo akagucika uyareba, nicyo kimbabaza njyewe. Bikozwe mu bikoresho byo mu rwego rwo hejuru, amahanga yakuri ingofero ntibiturika ntibihindura ibara ry'amazi cyangwa impumuro y'amazi. Ubwo n'ubuziranenge mpuzamahanga. Ntibicuyuka ngo izuba rirabivaho bihindura ibara, biroroha kubisukura. Sikiwe reka nza mbahe nimero mukanya n'amatiyo nayo yacu arakomera kuko no ruganda rukoresha ibikoresho bizwi kandi byemewe ku isi yose. Hanyuma Sound Panel Acoustic Engineering Limited ADPR hariya mu mujyi Nyarugenge, mugeze mushyiramo sound proof mukoresha sound panel. Ndumva yarahize kuzakwigarurira, banjyane mu mbatize mu mazi magari kapisa Yorudan. Ubwo bazakubatiza ureba hejuru ubona igisenge uko bagikoresheje sound proof muri sound n'ibikuta, ku buryo tuzajya turirimba ducurange ndetse niga gitari, nta muntu uzavuga ngo twamusakurije muri rusengero kuko sound panel izaba yadushyiriyemo sound proof. Telefone ya sound panel ni 078830 18. Abandi turabavuga tugiye gusoza, barimo Sofaru birumvikana n'ibikoresho bya by'ubwubatsi bya kenkayori murabizi, ndetse kandi na Mango Telecom kuyihamagara yo biroroshye ni 2550. Ngone ya telefone yabo nziza Akabuto igura 23,500. Okay, reka tumanuke muri message mwahohereje kuri Facebook. Yitwa Dehem niyo mugabo ati Dehem mu karere ka Nyanza ko nk'ubwo ribu ibiri mu biki niyo muturage arwanye n'undi iba yahageze, none nk'uwo wakoze ibara arakigedembya. Muruta Filipo aturiya wamenyekanye, naho ubundi abaturage babagize nk'inka nizo mbona zigaruzwa n'inkoni. Gusa bari abayobozi bahondagura abaturage bigaragara ko bafite ikibazo cyo kubura ubumuntu muri bo. Rodrigue Ndekezi ukubwira se ngo abaturage bawe bose bagomba gutanga, nibadatanga uzafungwa cyangwa uzirukanwa, na washigikira gukubita ariko mujye mukumursiyo mukome n'ingasire. Nibyo kunengwa gusa abaturage bamwe bo mu cyaro bararengana, byagera kuri mituweli bikaba karusho, amatungo agafatirwa. Ese amakuru yo muri College Mosayon Apademwa tugejejeho ejo twayasoma he? Jya kuri Hanga ku kinyamakuru Hanga.
Nsanzwe Uwiteka Robert mwaramutse basaza none nk'uwo muyobozi ko yamukubise ubwo iyo amukomeretsa yari kumuvuza gute? Aha ni danje gusa umuyobozi yiteye umwako atazakira nk'ubusanzwe ari gukubita nk'ubusanze uri gukubita nyogokuru wanjye yewe twagezanyeyo babyenga iminyaga kumwe hano Nyabihu mu murenge wa Jenda turabemera ku buvugizi bwanyu. Patrick Nshimiyimana tahubwo mutubariza umujyi wa Kigali gufasha kubona parikingi hariya mu Biryogo hari ikibazo gikomeye cya parikingi. Ahantu batubwiye ko ikibazo cya parikingi aho kiri ni bamwe bafite imiryango y'ubucuruzi aho umuntu adashobora kuza ngo aparike n'imodoka agira icyo agura akomeza agende atupfa guhagarara gato aho bashize icyapa none abagura cyangwa se abacuruza iyo miryango yabo igiye guhomba ati kuko umuntu utabonye parikingi ntabwo azabagurira. Nyamu nicyo ngicyo nacyo umujyi wa Kigali uzakirebeho niba ari ugugura ikintu umuntu agakomeza biganirweho kuko ayo maduka yaba agiye guhomba adafite aho umuntu ahagarara by'igihe gito ngo agure nk'iyo PS akomeze. Nsengiyumva Aimable atariko buriya muza abakozi bakubitirwa ku karere mu nama zibera mu muhezo uko bangana ngenda bizi cyane kandi neza. Ibyo bibaho se yemwe muzo nama zibera mu turere za Joke murakubitwara bayobozi ntabwo ibyo babigusubiza kandi ndizera ko nta n'ibihari barabeshya ibi nanjye ntabwo simbyezera neza. Duha ubuhamya cyangwa utubwire uwakubitiwemo cyangwa niba waranakubitiwemo uri umuyobozi bivuge. Ni Amiel Dusabimana ati natwe hano muri Nyagatare mu kagari ka Rwentanga uwo bita Mutini akubita abantu abahora ubusa ni umukuru wa polisingi yabyanditse mu Kinyarwanda polisingi and Nirondo ni mudutabare aratumazo ni kuri. Yitwa Gidi ati Ramesh mwaramutse natwe mu murenge wa Byimana dufite gitifu wirirwa hondagura abaturage ariko ubu bamuvanyeho. Navuye i Kigali nsanga papa yahungiye mu gishanga mbajije ngo gitifu ari kubahiga ngo abakubite yarababwiraga ngo nibaze ku kagari abahe amabati bagerayo ngiharya muzajya mubona iby'ubusa ngo harya muzajya mubona iby'ubusa akaba kubita agafata inkoni agahoragura hanyuma rero ngo harundi witwaga nga yaboshewe ngo we ngo yavugaga ngo nakagamaranzi ngo hanyuma rero si ukubakubita zikata inyana ye ati ngo bitwaza inkoni mu modoka rwose baracyazitwaza ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu muntu yaba arindira witwaza ko n'umuyobozi w'igihugu ngo amuzi yakuza gutuma kujya guhondagura abaturage ubwenge bukera yarabeshyaga. Murwanya Shaka Dionete ndamuzi uyu gitifu bagutuma kwesa imihigo ya mituweli 100% mu gihe gito Rwamagana irashaka kwesa imihigo. Uyu mugabo ko ayitesheje agaciro kandi yari yabaye ya mbere. Mbonye umuvunyira jya bushatse wakumva rwose bibera hiwawe. Akenshi uyitwa Ramberi gasigwa akenshi biterwa na pressure bashirwaho n'abakuriye hanyuma bikarenga bagashiduka bakoze ibidakorwa birirwa ko ati bibwira ko aribwo birasigasira akazi kabo. Ngenda byibuka muri 2008 hari umunyeshuri mu gitifu witwa Omar yahamagaye abantu bari mu ishyamba ntibamwitaba aza yarakaye cyane bihuza nuko tuhahuriye ni tambukira we yibwiraga ko nari mbarimo yankubise urushyi mbona ibishashi by'umuriro mu maso none ubu aho yatweretse aho yarwegetse ndumva ngo hahise hishushanya urumva ngo yitambukiraga ariko umujinya yahise awumariyamo amwitiranye na ba bandi bari mu ishyamba biturushyi abona ibishashi by'umuriro rwose mbere yati n'urushyi rwishushanyije kwitama. Nsengiyumve Mablat yewe biterwa n'ukubise uwari wo ubuse abasirikati ati mwarabonse ngiye aho ntuye mu murenge wa Kimironko ntabwo ndabona gitifa kubita abaturage gusa yihaye ibyo kunkubita nakosa mfite twakwesurana ndababwiye rwose na daso nayesurana nayo da
ati unkubita. Niyo mugabo ati morning guys, bamute mu mvuto kuko yakoze ibara, yabaze inturo ngo yabaze inturo ku manywa. Ati kandi abakubiswe bahabwe indishyi. Mbabwiza ukuri nsanze ari umukecuru wanjye. Yongeyeho ati ndakanyago, ati rwose kabisa si wancika. Jiva mutu ati ni hatari umukecuru ufite iyo myaka agakubitwa koko, ibyo ntabwo bikwiye ku muyobozi kubita abaturage, ahubwo umuyobozi yegera abaturage abigisha ibyiza byo kubahiriza gahunda za leta. Tuyishimire Mashomampa James ati yewe nukuri ndarenga umuyobozi uyoboresha inkoni birababaje. Uwo muyobozi nawe ahanwe by'intangarugero gukubita umuntu uruta nyina. Ubwo iyo akubita umuntu banganya imbaraga bagafatana mu mashati, ubwo hari gufungwa nyiri gukubitwa. Muyoboke Enoch ati ntabwo byoroshye pe, usibye kumirwa nta kindi narenzaho. Ashaka uwo mukecuru amwikubita imbere amusaba imbabazi. Kanombe Aphrodis cy'abahanga ati mwaramutse neza uswakimu na papa Kibizuni Kanombe ndabumvira hano Nyagatare cy'abahanga. Nukuri twebwe umuyobozi wacu Nkuranga Eugene atuyoboye neza. Ese nk'uwo ngirwa muyobozi wakubise uwo mukecuru aruzura cyangwa afite ikibazo mu mutwe? Nukuri ngewe igihano namuhano kumufunga n'urufunguzo nkaruta mu kivu, kuko ibyo yakoze nta wamubabarira, kuko biteye isoni uko nugusebya ubuyobozi bwacyo. Nshimiye Imana ati mwaramutse neza, mbega mahano gukubita nyogokuru azabona ari i Rwanda, iwacu aho ntuye nta kibazo gihari. Ese mugira ngo uyu mujyi biroroshye kujya kubyukira mu matiku nk'ayaba mu cyaro? Buri wese agomba kwimenya n'inshingano ze. Ndabashimiye cyane. Olivier Ndungutse ati mu karere ka se wanditse iki? Yanditse aragana na ni Rugina se, yaba Rugina se itafite ibiherekeza inyuguti zibanza. Ati bireze hano mu murenge wa Musha Kagari ka Nyakabanda, gitifu yarankubise natanze ikibazo kusa yankubise kabiri ndiruka aranyirukankana ndamusiga, ariko yarampigiye anjyana mu nteko y'abaturage. Amahirwe nagize bansabiye imbabazi arambwira ngo nuko nabyutse nasetse mba nkuvunaguye. Uranyumvira ko ati nuko nabyutse nasetse, ati ubundi mba nkuvunaguye. Professor Shaka ko afite abantu bamunanira. Shaka byana abagitifu mu ngando itorero ry'abariciye amaso. Ariko ko byutse nasese ngo barakuvunaguyirwa. Umuvuna suru yiwe data we. Hari igihe muzajya kuvuna umuntu akaba ari gukuvuna wowe. Aba bajyama kandi ngo babarize ethics. Ugende rwose amashate wayazamuye ngo ufite inkono usanga ahubwo yakubikiye indi agukubita izo nubwo azivunagure. Obedi Kadeta ati mwaramutse Hakimu na papa Kibizu, yewe ku bwanjye bakurikirana uwo muyobozi bakareba ko nta kindi kibazo afite, kuko numva akwiye kumara amahano pe. Umuntu ureba mu mukecuru ubwo koko urumva bitababaje. Jean Bosco Sebatesi ati ndi Nyaruguru mu murenge wa Ruheru hano gukubita nibihaba, gusa gitifu umurenge na staff ye n'abayobozi b'inzego zibanze bakanga abaturage bakabagurishiriza ibyabo ku ngufu. Birababaje kubona basanga agahene kamwe k'umuntu utishoboye bakagateza, cyangwa agakodesha karima ke ku ngufu. Gusa leta yagakwiye gufata indi ngamba zo kwishyuza mituweli n'agahato cyangwa se guhutaza umuntu. Joe Cole ati twano Nyagatare usigaye ubura na irondo bakagufunga, cyangwa icyo bashikiriye bakakigutwara, kandi rwose mutuvuganire. François ni ati biracyahari, hari abakubitwa nuko biba bitavuzwe. Muri Kayonza umurenge wa Ruramira bayajyaga bakubitwa, ariko bumbanza byarahindutse. Najyaga numva ko hari n'abajyanwa mu bitaro kubera inkoni. Speedboy Jean Marie Vianney mwaramutse igitondo cyiza kandi Rubavu mu murenge wa Rugera Kagari ka Muhira umudugudu wa Gatebe ya mbere. Natwe usanga umuyobozi w'umudugudu
gukubita abantu abaziza ubusa kuko hari n'umuntu yakubise ari gucura amagi ari ubwo ni gucuruza amagi kubera ko amwishyuza igi yarariye hubwo ahita amukubita gitifu yariye igi kanyamayayi hanyuma mwishyuza aramukubita gitifu rwose ubwo ni nk'abandi biha kurya amafaranga ya pasi wandi ucuruza nuza mobile money mu mujyi asigaye abafata ku mapantaro afata imikandara akadiha niyo waba uyobora iki niyo waba uyobora iradiyo ati nkibaza umuntu azajya azira n'ibye kuri uwo gitifu urya amagi y'umwana rwose bazarya n'ay'ingona bazarya n'aya krokodile arya yayandi bayashize ubwo yashiriwe igitifu ariko krokodile iherutse kurya umuntu hariya mana zarongeye se inkuru yanditswe na nuzana n'intyoza hayishuwa yamumaranye n'amasaha menshi mu kanwa ngo yari yarayiteye amabuye imurwara inzika yamaye nka data nawe rwose cyangwa ba gitifu niho bakomora izi ngeso iyi mijinya kuri izi ngona nese ayo magi wariyuza ari iry'inkware umusambi inyange igi rya kanyamayayi niba waraririye ntumwishyura ukamwishyura kumukubita ntawe rwose Imana ni igitangaza kubona urugona rungana kuriya rwibaruka rukoresheje gutera amagi ni ibintu najya numva ni runini rugatera amagi mwa ntaho rwatwise ngo rujye kubise rwumva uko abandi bagowe ati Rameshi abanza arasetse ati gukubita yitwa Gidi ati bikubita mu gatuza ukagira ngo ni ya filime ya niba ari Gikongo ubwo ni King Kong ubwo ni Kikongo yarwaniraga agakobwa n'izindi nyamaswa yikubita mu gatuza igafata ku rutoki iriya filime nayirebye kera niga muri kaminuza uya yitwa Irakize Evariste ati ni Irakize Evariste ngiye ndumva umugitifu ahubwo bamuhane nk'uwahohoteye kuko nta mabara Happy Pascal ati mwaramutse neza ayo mahano uwo mugitifu nahanwe arabikwiriye murakoze natwe hano Tanzania mujye mudusuhuza muraho abanyatanzania kwa Pombe Magufuli bulldozer Retitsi ati mwaramutse neza rwose biteye inkeke kuko birakabije gukubita abuyobora Karongi Murambi muzaze muzamenye ibiruta ibyo kuri gitifu mushya bazanye yakoze kuzo igitifu munsi ugakora amabara byaba wamenya n'ahantu hari ibinogo ubwo se ugeze nko mu gikombe byagenda bite imodoka igasaya wahamagara nde gusunike byiza kubana n'abaturage neza yewe Mbabazi Keshena ati mwaramutse neza nitwa Keshendi Rubavu nashakaga bigarukiye aho ngaho Nebil Fekil ati mihigo izarikora numva ko gitifu yari yahawe igihe ntarengwa kuba yazamuye ijanisha ry'abaturage batanze mituweli naho hano muri Gasabo Bumbogo nta muyobozi wapfa gukubita umuturage aho igite inkeke nuko ushobora kubaka ugahera ku munyerondo umuha kitu kidogo guhera kugera ku kagari wamara gushirirwa ukumva mudugudu ati hari umuntu utahaye kandi niwe niba udafite 300 urasenyerwa ati birakabije bayishenye ibi birenze no gukubita gutanga ruswa ariko ni ibintu bibi cyane ukazajya uyiba ariko ubaka icyangombwa kugitanga byoroshye niba udafite icyangombwa cyo kubaka niba byarakuvuna igikomeza wikodeshereza ahubwo ngo ubake bayine utanga za magana kubera iki Abdul Karim atamahoro y'Imana bane namwe guhagarikwa ntabwo bihagije gusa umugitifu agomba gukurikiranwa akabiryoza ko birababaje cyane biranakabije mwibaze nk'umwana w'uwo mukecuru ari kureba murumva kwihorera bitaba byoroshye kandi bitemewe nge iyi nkuru nayibonye amarira nza mu maso yamuzenze mu maso amarira nzenga mu maso so ubutumwa bari bwinshi shatse bagarikiriza aho ngaho twuko iminota iragiye iyi ni